none nari ngiye gusubira no ku kiyede iwacu ntigeze nkora byari byambabaje ariko ubwo nabonye n'akazi nsabye dusohoka urumva tujye tubireta twisohokeye tujye kwiryohereza ubundi akore umugabo arakora mu rugo niwe utungura agomba gukora na nyamukore kazi ahubwo na kiriya gihugu birayigirwa bwisha ngo yakuze ngo ari umunebwe ngo none se yize amashuri yize ngo aze kuyabika muri iyi nzu nanjye binyobere iyi ngiyi se iyi ni indake babikamo ni ibiti bamubwiye bigombe bikore turye tubeho neza duse neza iyo niyo gahunda. Kumbure hano nari nakubuze narizanye tuno twenda ngo utunshishirizemo hari ibintu twebwe tukirimo erega ino proje iragoye ntabwo nabifatanya no kumesa no kugira gute ntabwo nabivamo pe tumesere kandi biba byiza watugira vuba kuko mu kanya harimo iyo nkeneye nese imyenda koko kirimo n'ibikoti n'ibikiyuza n'ibasi y'upakoza niyoroshye ndatekereza mwarabyemeye ibintu byose mwarabyemeye utekereza ko gukira ari ibintu byoroshye ari ibintu umuntu aryama akabyuka agasanga ni ibintu byikoze nanjye biransaba mu mutwe niyo mpamvu namwe byose mugomba kubikora kugira nanjye ibyo ngomba gukora kugira ngo mutere imbere mbikore ntuje bikore vuba kandi turi gupanga yego hari software yatumije hanze izadufasha gukora ya business nibyo rero twabyukiyemo tuganira kuva mu gitondo ubu nibwo bikirangira wowe ubwire madamu wawe bimugire ikibazo ibintu biracamo igihe gito cyane dore ngo uyu mubaze garafre mubaze rega nawe bahari nawe ujye mubaza ariko se kiyo nkureba ubizi twonse rimwe kubizi neza cyane ko najya nkushidikanya ufite ikibazo ki ntugire ikibazo n'uyu mukobwa watuzaniye rwose azi gutegura ndamubona nuko umubona n'intambuko n'ingendo arategura pe kandi naramubonye ari utuntu tumwe na tumwe agenda akora ukabona yuko ari smart mu bintu akora yabaga uwa mbere mu ishuri
nkaba uwa kabiri nkongera nkaba uwa mbere nawe akaba uwa kabiri. aya ndabona nasekeje nawe biranashimishije urabyibutse twose aba twibuka petit frere ntabwo yabyibagiwe. ntabwo ajya yibagirwa nyine ukuntu mwakurikiranaga mu ishuri byose ubona nubwo nakuzaniraga biroti ukananirwa kuyirebaho ukanga kuyireba ikamara nk'icyumweru mu nzu. jya umenya ko tutiganye byose nakoze byinshi bishoboka byose ndanga kwiga kugira ngo wige kuko data ajya kugenda niko yasize ambwiye ko ugomba kwiga bishoboka. Girafre tugiye gukira. Uyu muntu nazanye ni umuhanga byahatanye. Ni umuhanga pe nanjye maze kubibona ni umuhanga uri umuhanga. Oya bizagenda neza rwose bizagenda neza tubirimo kandi ntabwo ari kera ni iminsi mikeya biraba byaciye. Ibintu byo gushidikanya mbikure aho ngaho. Oya nta mpamvu yo gushidikanya wenda ari njye gusa kunyizera byaba bigoye ariko se petit frere wawe urumva ibintu yaba arimo kukubwira byaba uyu nguyu we nta uyu we ni 100% nta kibazo na madamu wanjye mujye mumwigira mumwereke projet uburyo zimeze mumwereke ibintu byose. Oya tuzamwegera cyangwa tuzabimwinjizamo twamaze gutangira ariko ubu ngubu turacyapanga kandi we Girafre reka nkwereka akantu bitwa noneho ubone ko ibintu bimwe nakubwiraga mwatangiye se nawe n'inyungu zatangiye kuza cyane iyo ni utuntu duke umva mukobwa mwiza turagushimira rwose. murakoze uri umuhanga usa na so nubwo ntamuzi ntago data we. uyu mukobwa niwe utumye yaboneka aza 5, 10, 20, 30 tugere muri za 5 akiriya nyiherereze menye neza ko aya mbere aturutse mu bwenge bwawe yamereze humura aya ngaya rero biracyaza urakoze cyane. Mumbi ni ahantu abahuriye nuko bimeze madamu nuko wagira ngo muri mu nama y'umunsi ikomeye cyane ibyara n'amafaranga inyungu zatangiye kuza. urimo gukina urusimbi se hano yashwe ya mishinga twatangiye ngaho wa mukobwa yigezeje inyungu zatangiye kuza dore akira nawe ni urabizi no wumbikira akira. oya abo nyambika amafaranga ntazo byuga iyo mishinga se ntigeze mbona ngo menye mba n'imvano yayo namenya iyo mishinga ari mishinga nyabaki. Ereka turacyabitegura mama mubwire iminsi mike bizagenda neza mubwire ayese niwe uzajya ubika kandi mba mbareba amashesho rumeze madamu wawe nakataraza muzakanzanira si ibise nyine Girafre nakataraza iyo mvuze akataraza simbuza amafaranga kuko nzagukorera iki kugira ngo ushyire ubwenge bwawe ku gihe kuki ntavuga ijambo ngo ubashe gukuramo irindi n'amafaranga arayaza ubwenge bwawe barufashe barabucurika wakoze divorce n'ubwonko ubundi utekereza gute rero mva nkubwire ibintu turimo gukora ugerageze ubimwumvishe kuko uyu nguyu nawe ubwe ntabwo azatuma ibintu bigenda neza pe aragoranye ariko rero banza abantu batize ari nako bamera umugore wanjye iyo bavuze se ngo ni zize wumva iki Girafre mwumvishe nukuri mwumvishe shere ni babandi nyine babikoze neza zira n'inyungu nta gihombo kirimo tugende nkubwira musigare mukora umushinga neza mubyigeho reka nzi nanjye tugende tujye kuganira kuri izi nyungu turebe natwe twatanga igitekerezo inyungu zikiyongera. yewe ibyo nibyo dukeneye rwose kanjyane na madamu urampunda sino tugende caho ariko nimba ntunze intama bayobora sinzi kuko ariko se sheri mbabarira umbwire koko ibyo wavuze urakomeje bijyanye n'iki jewe natandukanye n'ubwenge biriya bintu uvuze imbere y'abantu imbere ya muramu wanjye imbere ya muramu wawe imbere ya Yasine ndetse n'uriya mukobwa utwigira imishinga ukavuga ngo jewe natandukanye n'ubwenge ngo nakoze divorce n'ubwenge ariko buri wari ushatse kugaragaza iki
nabona ko Uragira ingo. naho nabona koza amafuti imbere y'abantu ni ngombwa ngo ubabwire ko Reka ye. nta kindi wibagiwe se ariko ubundi uragira ngo amaherezo burazaba yayo amaherezo y'iki ni gute mbona ibintu bifite ireme bifatika petit frere n'umukobwa w'umunyamishinga tuba twarazanye ngo dutere imbere banyereka ibintu abanyamishinga baragwira We- ubu wabuze abandi banyamishinga uzana urajya kuzana ibitaragasi ukuye ku muhanda amabibo utazi aho zivuye baraza hano bateka imitwe ubundi se reka nkubaze ubundi nashingira hehe ntavuga yuko wakoze divorce n'ubwonko umuntu arifata akaguhabarika mu minsi ingahe ese wabonye business cyangwa kampani ishobora kunguka mu minsi nta n'icyumweru nibura arashinga n'iyo kampani ntuzaho ikorera ntaki ngo baguhe ubufaranga bw'intica n'ikizi ntabwo ubwonko bwawe bugitekereza neza niyo mpamvu nabwiye ngo waba warakoze divorce n'ubwonko none se biriya 5,000 naguhaye kari ibyo bampaye byo kuvuga ngo reba nta kintu gifatika barakora inyungu zitangiye kuboneka ari amafaranga katarayo mu yo twashoye zirakara inyungu bazanye niyo mpamvu bahita unyereka yuko ntari nkuriye kubyishimira ndi kigoryi wahombye iki kuba twabonye 5 reka mubaze ubu uri umwana wo kugira ngo umuntu agutekerereze atekereza kuzanire ngo akira amafaranga akira umusaruro ntuzi aho byavuye ntuzi aho ayo mafaranga ari nta ruganda uzi ngo warakurikiye ubona rutanguye umusaruro barajya baraguhuparika ukemera wagira ngo nibwo ukibona udufaranga wagira ngo uri nka ba bakoroni bazaga bashukisha abantu amazahabu n'ibiki n'ibiki kanze nkubwire ntabwo uzi imvune zo kwita ku muryango abagore nimujye mumenya amafaranga y'agaciro kuko ntaba yabavunnye uzi kubona amafaranga ariya ni nk'ay'ubuntu ariya wayaguhereza we yakumarira iki abana bari kwiga imishinga tuzajya tubona 500 buri cyumweru wowe warangiza hanyuma 5,000 ko atahereye nibura ku 20,000 akazana 5,000 ariko ubundi washyize ubwenge ku gihe kuki rubanda bagutekerereze yasini uhagizemo n'ingirwa mukora niba ari umugore ari umukobwa ntabwo nzi icyo ari cyo mba mubwire rero ibyo bintu byawe na murumuna wawe n'imyanda yose mugenda muzana muri urugo ndabirushye ufite gutuza ugatekereza 1 2 3 utatekereza sinakubwiye ngo wakoze divorce n'ubwonko urakomeje ariko tuzakora divorce oya urakomeje ndakomeje igihe utihaye icyubahiro nanjye nta cyubahiro nkugomba urumva nta cyubahiro nkugomba kuki umuntu agufata nk'umuntu ucuramye ntubibone kabiri kandi ndabikubwiye bizarangira rero umuntu umbwiye ngo ibyo wambwiraga ni ukuri igihe utiyubashye nanjye ntabwo nzareka kukubwira iryo jambo ko wakoze divorce n'ubwonko kandi undeke ubu nta burimo nta mwanya afite wo gutakazaho rwose niba urimo niba utarimo simbizi ntuzatume nkubahuka kandi nkubaho ubizi iyo njunguje umutwe wanjye ubwonko numva burimo ndi kumwe nabwo uheraho uvuga ko natandukanye nabwo ndimo ndabwumva neza reka nkubwire aho gusigaye kuzajya gushakira harya babita ngo iki bakagufasha kureba bakandeba niba ubwo bwonko bwawe buterereye niba bunarimo bushobora kurimo igice kimwe kandi bwaravuyemo kuko rwose madame ndakumva mfite ibyo ngiye kujyamo guta igihe imbere yawe nkusobanurira uburyo mbana neza n'ubwonko bwanjye ndimo ndabona nta kintu bikubwiye ikindi niba waramaze kwishyiramo yuko ugomba gutandukana nanjye igihe cyose utarashyira ubwenge ku gihe ngo utekereze 1 2 3 nakubwiye ngo nanjye nzakora divorce nawe usibye n'ubwonko nanjye nzayikorana nawe urumva umva nkubwize ukuri ntabwo njye nishimiye kubana n'umugabo udashobora gutekereza ngo amanegingire urugo rwe ahora amanegingirwa n'abandi ubwo si uri umugabo nka nyabaki wowe umva nkubwize ukuri niba unatekereza ko utazatambuka harindagira indindagizi y'umugabo uraho gusa please reka mvuge niba wumva utekereza ko nzanatandukana nawe ntabwo bizakunda wageze ahari ko kugira ngo uzatandukane nanjye bizakugora
kare akawunga usiko buriya Yasini yawe amafaranga umutima uba uri muri kawunga cyo kintu cya mbere ubona yajya guhaha yaryo ariko no ku ishuri tukiga ahantu babaga bakundaga kurya akawunga gusa nta bindi biryo baryaga nta makawunga ubwo najyaga ntekereza ko wenda byaba byarahindutse niko ameze ariko rero muri kamere y'abantu b'igitsina gabo bashaka ibintu bibakomeza bibaha amagufa akomeye ariko nibyo ntabwo twe twikunda ubuntu bworoshye udutoki uturayi utuntu niyo mpamvu n'amandazi yakunaniye ntabwo njye nyakunda ariko n'isaha n'agakeye numva kameze neza pe harimo agatangazi kameze neza kameze neza umuntu aba yakwitondeye bya bindi ngo agakira z'umugani bajya baca nyine bagaragaza ko umuntu ukuze nyine ari we uryoshye nyine nyine tuba dukuze tuba tuzi uburyo ibyayi bitekwamo uburyo tubirungarunga bikaza bifite bwo ariko reka nanjye ejo nzakibatekere wumve ubwo cyangwa izaba kimeze nk'icyo muri cyoganyoni ibishanga biri aho huya reka nanjye ndabizi mbona ukiri umwana hari ubwo nsanga mwiheranye na Yasini muri mu tuntu tumeze nk'utuntu ntazi ariko mba mbakemangamo huya nta kidasanzwe muzadukinira agafilime rimwe nta bya filimi tuba turi muri twa duporoje twacu ntabwo reka tujya turangira kabyizeye ariko umaze kumenyera mu rugo se urahisanga nta kibazo pe nta kibazo mbambara ari amahoro rero nawe umwanya mbonye wenda wo kuba twakwicara ngo tuganire njye nawe ni ukuri mwarakoze kumpa karibu oya nta kibazo ni karibu rwose kandi ujye wisanga murakoze ariko ejo bundi Esther wa murumuna wanjye nyine yaho uzambwira yuko nyine nawe mumenyeranye nta kibazo mubanye neza nubwo wenda ubu yagiye mu byo gushakisha nyine ariko yambwiye ko nta kibazo nta kibazo dufitanye nawe ni amahoro nta nubwo mba nifuza ko cyabaho gusa nyine hari akantu nyine yambwiye numva karanambabaje kagenze gute se aka kanya atangiye no kunteranya kandi ntabwo ari uguteranya nose ntabwo byabaye ni ibiki siko ntabyo nzi urifashe uzanye isakambure zawe z'imyenda uramujugunye uriya n'umukozi wawe hano n'umukozi wazanye hano yego mana yanjye ariko se ko noneho numva mugiye gutangira ntabwo naguhaye wa mukobwa we tonde ntabwo naguhaye utamwa ngo yongereho na ngenda hari ikintu rero muri mwicumbi nkugaburire nkumenyere shuka n'amazi ukaraba ubanze gufata mukuru wanjye ibyo byose ndabyemera ko mwabikoze ariko ni inyungu zanyu njye nta nyungu n'imwe ibi bintu ndimo gukora mfite inyungu zacu ni inyungu zanyu mva nkubwire inyungu zacu se zihuriye hehe ntabwo nzajya kubatekereza ko mugomba kubona amafaranga ngo mbone n'uwo mwanya wo gufura ngire gute ndimo kubitaho mugomba namwe kunyitaho ntabwo ibyo bintu byakunda hanyuma uriya wasanze ari karyasi wawe rero kujya agufurira akora iki muri rugo se uriya wowe se ukora iki njye ariko niba gutekereza ibintu bizateza imbere umuryango wawe nawe n'umuryango wawe kuko natwe turagutunze iyi saha ndabyemera murantunze ariko ntabwo mugomba kuntuza witonde kuko ibyo ndimo gutekereza utazakoza agati mu zisho ry'intare nkakwereka ntabwo wankanga kuko aka kanya ahubwo mugomba mwese kumpfukamira kuko ibyo uyu muryango wose njye muri abo rero sindimo uzabaze iwacu ntabwo duhakirizwa wa mukobwa utazankora mu jisho ntabwo wankanga utazankora mu jisho ntabwo wankanga ahubwo ko mperuka tuza kuki ese ahubwo madamu kuki ibyo bintu utabivuze mbere twabiganiriyeho nicaye hariya barababwiye ikintu kinzanye mutangiye gutekereza muri projet se wari waje hano kutubwira hari harimo ko hari abacakara bawe bigomba ahubwo se mwari mwabona iki ntabwo nzabageza ku byo mwifuza kugeraho nanjye nta kintu mwamfashije ndimo ndabatekereza navunitse mu bwonko nageze gute ngo njye no gufura imyenda ubwonko bwacu wasanze budatekereza ibyo muza kuba mutekereza iyi projet nimo kubatekereza amafaranga angana gutya mwakabaye mwarayitekereje kera mwaramaze no kugera aho mugera ariko aka kanya nyine mugomba kunyibara kugira ngo mugere aho mugera nubwo ntaramenya neza iby'iyi projet ndayikemanga kandi nzayimenya irimo ubusikama
ndayikemanga nzayimenya ndayikurikirana ntimamfate nk'injiji bikurikirane ndabizi neza yuko ibi bintu gusa si ahubwo book ibi ngibi mwivugisha ngo nabafurishije ngo nagize gute muzananteka nabwese uzongera kubona ufata mukuru wanjye umukoresha hariya ndakubwiye ngo sibu ko mbona ahubwo bizatinda nawe ukajya uyimesa ahubwo si wowe mukuru wawe adahari kandi njye ibyo bintu nkaba nazabifatanya uzabaza iwacu turahaka ntabwo duhakwa madamu